reka nkubaze muri uyu mwaka natangiye gukoraho iyi podcast ucumuye kangahe wakabara niba uri umuntu ukaba waravukiye mu nda ya mama wawe ugakurira donc ukavukira mu cyaha niko birivuga waracumuye uracumura byaba bibabaje mu gucumura kwawe iyo ucumuye uhita wirukanka ukajya kure y'Imana hari nk'ibicumuro twebwe tugira simple kubeshya surtout y'abanyarwanda ba jeune turabeshya sinzi niba byarigeze kukubaho ugiye mu modoka ukumva umuntu avuze ati ndi Nyabugogo kandi mugeze Kicukiro iyo udamaze gucumura donc amaze gutanga Yesu yamugambaniye kubera twadufaranga twe dukeya bari bamuhaye ntekereza ko atarazi ko nyine Yesu ari bugenda akicwa biriseriye bipake ko yatekerezaga ko nyine Yesu ari bwikize nyine ubwo uburemere bw'icyaha yarabunaniwe kubwakira ariyahura literally we yariyahuye arapfa ariko wowe wiyahurira muki niba wizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe you better believe that he can forgive you, that he can teach you to live in an unsinful heart, with an unsinful heart. Ikintu nshaka ko twiga ndashaka ko twiga ko gucumura yes uracumura ariko like what do you do after that? Ufite iyo addiction yo kubeshya urugero hari abantu babeshya badafite nta na sense bifite akaba ari instinct muzamoto abantu bakundana mana we. Being a light means This is SunTalk Podcast and I'm Sunny. Where I work, we also do a lot of mental health awareness, as you may know. I don't have something which pushes me. So kuko ushobora no guha umuntu ijambo rigeza kandi rishingiye ku bana banyu kandi ibyo biraryoha cyane. And my mind was like I said wahala. Yeah. Chombwira mwana wanjye namenye ko ndunyabyaha making a list. I have power to identify who I want to become. Yeah. Niyo yari irimo iryo jambo ngo copy. Urayimenye? Ndafashe ifoto yawe mfite copy yawe. Now when you let it go to God's hands, that's when he comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this. Yeah. Muraho neza nitwa Sunny nkaba ndi host wanyu nko bisanzwe wa SunTalk Podcast. Nizere ko mbize neza ni karibu nanone. Umva nkubaze nizere ko Yesu akomeje kubana nawe utamwizera. I totally wish ko wamwizera. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kiri ntekereza ko twebwe nk'abakristo kiri very important cyangwa cyangombwa. Nashakaga kubaza wowe umukristo bamenye nka Yesu nk'umwami n'umukiza wawe urishobora ko wamwemeye urishobora ko wabyemeye neza uviva nyine nk'umukristo. Nazenganira n'abashuti banjye mu kanya ukuntu hari abantu bita abakristo ariko atari bo cyangwa se ugatekereza ko uri umukristo ariko utagaragaza ubukristo bwawe cyangwa uterera abandi imbuto. Nibyo tugiye kuganiraho neza ariko reka tubanze dusenge. Mwami mwiza ndagushimiye cyane kongeye kugarura abantu bawe ahangaha ngo twigane ijambo ryawe nukuri ntago mbikwiriye ndanduye ndakwinginze Yesu mwiza ubanze unyejesha amaraso yawe ijambo riri buve mu kanwa kanjye Mwami Imana riba ari ryawe ri blessing abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo amen.
amina. Nahoze nibaza kare ku bantu babiri banditse muri Bibiliya, tuzi neza inkuru zabo. Umuntu witwa Dawidi n'uwitwa Yuda Iskariyoti, Yuda wagambaniye Yesu. Dawidi ufite umutima, Bibiliya iravuga ngo ufite umutima Uwiteka yishimira. Nibajije abo bantu batandukaniyeho iki, kuko aba bantu babiri bombi baracumuye, kandi banduje izina ryabo, niba ariko nabyita. Iyo uvuze Yuda uhita wumva ko yagambaniye Yesu, ufite Dawidi uhita wibuka ko yagambaniye umugaba mukuru we w'ingabo. Rero aba bantu babiri batandukaniyeho iki, nicyo kintu nshaka ko twiga. Bose baracumuye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo twese twaracumuye ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. That's what the Bible says. Ni ukuvuga ngo wowe uri ahangaha uko byagenda kose waracumuye. Reka nkubaze, muri uyu mwaka natangiye gukoraho iyi podcast, ucumuye kangahe wakabara? Kuko njyewe ntabwo nakabara. Ni inshuro ibihumbi n'ibihumbi. Pawulo we yaranditse ngo gerageza gukora ibyiza, ariko ibibi bikamutanga imbere. So niba uri umuntu ukaba waravukiye mu nda ya mama wawe ugakurira, donc ukavukira mu cyaha, niko birivuga, waracumuye, uracumura. Ariko byaba bibabaje mu gucumura kwawe, iyo ucumuye uhita wirukanka ukajya kure y'Imana. Iyo ucumuye ubigenza ute? That's the topic. What happens igihe wacumuye? Igihe wakoze cya cyaha watekerezaga ko muzima utazakora. Hari nk'ibicumuro twebwe tugira simple, ugasanga gutukana, kubeshya surtout. Abanyarwanda ba jeune turabeshya, sibyo ruwa? turabeshya cyane ku buryo mbona ari n'indwara ahubwo tutanazi. Sinzi niba byarigeze kukubaho ugiye mu modoka ukumva umuntu yavuze ati ndi Nyabugogo kandi mugeze Kicukiro. Uyu munsi umumotari wanzanye yavuze ati ako kantu wantumye rwose ndaje ndahageze, kandi ubwo tugiye Kimironko, ntaho byari bihuriye naho uwo muntu yari yamutumye. Kandi iyo ukoze icyaha gitoya nk'icyo ngicyo nta nubwo wibuka kugisabira imbabazi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ndondora umutima wanjye. Dawidi yari umuntu uzi gusaba imbabazi, ariko mu bumuntu bwe bwinshi yazisabaga pouring his heart out. Sinzi niba icyo kintu muri kubyo, donc acishijwe bugufi, umutima we yarawutanze, akanatanga detail, akaziha Imana. Ndabizi neza ko iyo uri gucumura nawe urabizi neza ko iyo turi gucumura Uwiteka abakureba neza ngo gutya, akureba yijejekeye. Niyo mpamvu ntekereza ko bidutera ubwoba cyane kugaruka imbere y'Imana. Tekereza Adamu ukuntu byari bimumereye igihe amaze kwambara ubusa, nyuma y'uko we na Eva bariye kuri rya tunda Uwiteka yari yarababujije. Tekereza ukuntu yarebanye n'umugore ati turashize. Instinct ya mbere yahise imuza ni uguhunga Imana, kugenda kwiyambika n'iki. Kubera deja yari yanduye, hari ukuntu Satani ahita kwereka ko nyine you don't deserve the grace of God. You do not deserve gukira icyo cyaha. Mbese uranduye bihagije. Niko Satani ahita atwereka. Hahandi ubona umuntu uriho arakwigisha ugahita wumva nyine ntabwo ukwiriye kumva icyo kintu. Sinzi niba byari byarababaho, ariko it happens. Nicyo kintu cyabaye kuri Yuda. Yuda amaze gucumura, donc amaze gutanga Yesu yamugambaniye kubera twa dufaranga twe dukeya bari bamuhaye.
ntekereza ko atarazi ko nyine Yesu ari bugenda akicwa biriseriye. Ripake ko yatekerezaga ko nyine Yesu ari bwikize. Nubwo umugambi w'Imana wari ibindi, ariko amaze kubona ko nyine yamutanze, ko agiye kwicwa ntiyabashije gufata ubwo, how would I say it, nyine ubwo uburemere bw'icyaha yarabunaniwe kubwakira, ariyahura. Literally we yariyahuye arapfa. Ariko wowe wiyahurira muki nyuma yo kumara gukora icyaha? Like, what do you do after sinning? Wirukira muki? Tuvuge wenda niba Uwiteka yaraguhaye ubuntu bwo kumenya ko wacumuye. Tuvuge wenda urabeshye nka bimwe twavugaga, wumva ari icyaha kiri simple, ariko ufite ubuntu bwo kumenya ko ari icyaha. Nyuma yo kubeshya ukora iki? Ukongera ukabeshya, uba wabiteguye. Nyuma yo kubitegura ubigenza ute? What do you do after sinning? Surtout iyo ukoze icyaha kinini kuri wowe, utekereza ko ari kinini kurusha ibyo wenda wakoze mbere yaho. Urugero, ntabwo uri umuntu usanzwe wiba, ariko uhuye n'ikintu runaka urakibye ako kanya. Kubera uburemere bigize mu bugingo bwawe, kuko utari usanzwe wiba, mu mutima wawe ukaremererwa. Nyine icyo gihe ukoze ikintu utexpectingaga in your life to do, ubigenza wirukira he? Ujya kure y'Imana cyane, cyangwa you are supposed kuza ku birenge byayo ahubwo? What do you do? Twahoze dutekereza ukuntu umuntu ashobora kwiyita umukristo, cyangwa ashobora kubelivinga neza rwose ko ari umukristo, ariko ntagire imbuto. Ntabwo arizo zizatujyana mu ijuru. Ariko nanone umunyarwanda yabivuze neza ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Niba uri umukristo nyamukristo, imbuto zawe zigomba kwerekana ubukristo bwawe. Niba wizera Imana, ugomba kuyiha presenta muri iyi si. So nawe bibaze, abantu bose bazi ko ndi umukristo, ariko ndagiye wenda ndwanye ku muhanda. Urugero, wowe wabonye sani ahangaha ukabona ari kurwana, ubitekereza gute? Simba nkojeje Imana isoni. So isuzume, wongere wirebe mu bugingo bwawe, urebe niba koko details, your detailed story, niba igaragaza Uwiteka neza, nyine uri umukristo nk'uko biri. Ariko tugarutse ku bijyanye rero no gucumura, Dawidi w'ukuntu yabigenzaga, yaracumuraga akaza. Muribuka ko Natani yaje kumubwira ati wacumuye imbere y'Imana, ihane niki. Abantu mutari mwasoma icyo gice, muzagende muri Samweli wa 2 igice cya 11 niba ntibeshye. Dawidi yagiye gusaba Imana imbabazi, arazisaba, ariko nyine atanga detaye. Aravuga ati Imana nagucumuyeho, Uwiteka tabara ubugingo bwanjye. Nyine yatanze umutima we ku Mana, kandi yizera ko yamubabariye. Uza ahantu dutandukanira n'abantu batari abakristo, iyo guilt nayo barayigira. Iyo guilt, tuvuge wenda niba yishe umuntu, aragira iyo guilt. Uko kwicuza umuntu ashobora kukugira, ariko nyine nyuma yo kukugira ubigenje gute? Kuko Adamu yaricujije, yahise aremarka ko yacumuye pe biriseriye, ariko nyine nyuma yo kubirecognizinga, iyo guilt yarayigize. What did he do after? Yarahunze ajya kwambara. Uwiteka aje kumubaza ati Adamu uri he? Yabanje kumubaza aturi, nkaho he didn't know where to be at the moment yakoze icyo cyaha. Sometimes iyo umuntu yacumuye yibagirwa aho agomba kuba, cyangwa uba desequilibre, niba ariko umuntu yabyita. Ubu uri kubigenza nyine. Man, if you don't have anyone to talk to, Uwiteka aba hari. He's just right there aho yarari ukora cyaha. Ntaho yigeze ajya,
arahari kugira ngo kubabarire ariko aranahari kugira ngo akwihishe. Niyo mpamvu kuguma ku birenge bya Yesu nicyo kintu niyo nka remedy waba ufite wowe nk'umukristo, kuko at the end of the day tuzacumura, twese twaracumuye, maybe turacyanacumura nubwo atari yo ntego, ariko icyo urushije wa wundi utazi Yesu nuko wowe uzi ko Yesu yapfuye kubera wowe, yapfuye kugira ngo ubone ubugingo buhoraho, yapfuye kugira ngo ubeho iteka ryose ubanye n'Imana Data. So niba wizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, you better believe that he can forgive you, that he can teach you to live in an unsinful heart, with an unsinful heart. Ikintu nshaka ko twiga, ndashaka ko twiga ko gucumura, yes uracumura, ariko like what do you do after that? Ndashaka ko biga ko Imana igufitiye ubuntu buhagije busumba ibyo byaha byawe. Ubuntu bwayo ni bugari, ntaho buhuriye n'ubw'ababyeyi bawe niba waragira ubuntu bwo kubagira. So ubuntu bw'Imana ntaho buhuriye n'ubuntu twebwe tugirira abandi. Forgiveness y'Imana is bigger than anything that you did. You better believe it, and you better go and kneel down, ugende ku mavi usenge, pouring your heart out, ubwira Imana ibitagenda byose. Niba ufite iyo addiction yo kubeshya, urugero hari abantu babeshya badafite nta na sense bifite, akaba ari instinct muzamoto. Abantu bakundana, mana we abantu bakundana barabeshya. People who are in relationship ndabasuhuje, barabeshya cyane. Ushobora kubeshya umukunzi wawe uti ndi mu buriri kandi wasohotse, sibyo? Alright ladies, n'abahungu kandi ushobora kubeshya umukunzi wawe ko urwaye kandi uri muzima, uriho uroza ibyombo. Ndi gutanga examples ziri obvious. Rero hari igihe umuntu afite addiction y'icyaha runaka kiri simple cyangwa kitari simple. Ugasanga ufite addiction ku biyobyabwenge, urugero niba ufite addiction ku biyobyabwenge, I'm sending you the love of God kugira ngo Imana ikwigishe ariko iguha urukundo rwayo, ubone ko icyo cyaha cyawe ntabwo ari cyo kirenze urukundo rw'Imana. So he can handle it. Nukuri, I promise you ko Uwiteka ntabwo ibyo ngibyo byitayeho. Nukuri pe, I promise. Niba ufite addiction kuri pornography, kuri nyine inzoga, urugero niba ufite addiction yo kubeshya, niba ufite addiction y'ibindi byaha bitandukanye, Imana ishobora kugukiza, Uwiteka ashobora kugukiza, ariko banza kwanza umenye ko ubuntu bwayo burenze icyo cyaha cyawe. Irababara of course iyo uguye mu cyaha, obviously, kuko ni Imana iri pure, ni Imana nzima, iri he's a merciful God, ariko he's the purest God that you can think of. So kubera ko iri very pure, irababara cyane iyo ubaye unpure, obviously, ariko ifite n'ububasha bwo kukubabarira mu gihe wemeye kuza, mu gihe wemeye ko amaboko yayo ari iruhande rwawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ndakomanga ku rugi, nunkingurira ndarara iwawe. Siko Yesu yaraye kwa Zakayo. Yesu yaraye kwa Zakayo, kandi Zakayo murabizi namwe yari yarasayishije, ariko numwemerera akinjira muri wowe. Sinzi niba muri kubyumva nka myth, as a myth, ariko ntabwo ari myth. You talk to him,
usa nk'umuganiriza rwose kandi arinjira, I promise, arinjira kandi atwigishe, atugirire neza, atwereke ubugingo, tubwakire, ntiduhore tuvuga ngo Yesu tutarakiriye amaraso ye, tutarakiriye umusaraba, tutarakiriye ko twahindutse abana b'Imana kubera we. Sibyo, Uwiteka bidufashemo, Uwiteka tugirire neza, Uwiteka duhe kwakira ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Niba hari ikintu wafashijwemo, please write in the comment section, and if you have a prayer request, please do write in the comment section no kuri Instagram n'ahandi. Imana iduhana umugisha. Hari akantu nshaka ko hari ibitaramo nshaka kubatumiramo mu minsi itaha. Muri uku kwa munani dufite ibitaramo byinshi, maybe uzakirizwa muri kimwe muri cyo. Inshuti z'Imana, muzambabarire mwitabire igitaramo cya Clarion Call Ministries cyangwa choir. Kizaba tariki ya mbere z'ukwa munani, on 1st August. Please mwandike muri kalenda yanyu, tuzahurireyo. Ni kuri Glass Apartment, ni kuri Glass Apartment, yes, tuzahurireyo on 1st August. Clarion Call ibategura igitaramo cyiza cyane, hazaba harimo babashuti bose muzi. Please muzaze kubashyigikira. And for more information, mujye kuri Instagram yabo, bafite more information there. Niba ushaka kubatera inkunga, please do. I would love to see you guys there. Hari ikindi gitaramo cya Chorale Patmos Choir, bafite igitaramo le 15 z'ukwa munani nabo, on 15th August. Please, in Convention Center, let's meet there. Ikindi gitaramo Ambassadors of Christ on 13th August. Murumva ko August yose yuzuye ibitaramo. Let's meet there and let's be blessed. Uwiteka abampera umugisha, abarinde, abaha amahoro y'umutima, kandi mureke dukizwe nk'abantu bakijijwe bahawe amaraso ya Yesu Kristo. See you next Thursday. Imana ibahe umugisha. Bye bye. Identify who I want to become. Yeah. Niyo yari irimo iryo jambo ngo kopi. Urayimenye? Ndafashe ifoto yawe, mfite kopi yawe. Now, when you let it go into God's hands, that's when He comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this. Yeah.